Imana itanze muzaterwa mu nzira imwe mutsindire mu nzira zirindwi. Bazaca mu muhanda umwe, Imana izafungura imihanda irindwi. Bazaca mu nzira imwe baguteye, bazaguhungira banyuze mu nzira zirindwi. Hari inzira zirindwi, karindwi n'ubwuzure bw'Imana. Iminsi irindwi nyike z'Yeriko zararitaguritse, uzabatsinda, uzabaritura. Mu masengesho turaritura ibikuta badutuye hejuru, mu masengesho tuvuguruza imigambi y'abadayimoni, mu masengesho dukuraho imitego twiteze, imitego baduteze. Umwami w'inine wakimara kumva iryo tangazo nawe afata ibyemezo. Abantu hasigaye ikintu kimwe cyavuguruza ubu buhanuzi, hasigaye ikintu kimwe cyavuguruza Imana. Reka mbabwize ukuri, biravangwa Imana ntabwo yivuguruza, ntabwo Imana ivuga ijambo ngo irikureho. Ibyo Imana ivuze birubahirizwa. Imana ntiyivuguruza. Kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe nta hantu tubona Imana yivuguruje. Yagiye irinda icyo yavuze, ikakiragira ikagikurikirana. Yabwiye Aburahamu gukora, ngo Imana yababujije gukora. Imana ntibuza abantu gukora, iravuga ngo abakiranutsi tuzatungwa n'ibyiza byo mu mirimo y'amaboko yacu. Iravuga ngo icyo umukiranutsi azakora kizaba cyiza. Hari abantu batandukana bakavuga ngo ingo zabo ntizubatswe n'Imana. Hari abagore batabagabo bakagenda babesha ngo abagabo ntibabahawe n'Imana. Hari abagabo b'ibigoryi batabagore babo bakajya kwa maraya, bavuga ngo abagore ntibari mu bushake. Ubuvugizi wakoze nawe Imana izakubaza uko wabigenza. Niba warazamutse, Imana izakubaza ngo kuzamuka kwawe kwamariye icyo batarazamuka. Niba warakize, Imana izakubaza ngo ubukire bwawe bwamariye icyo bakumva. Niba warateye imbere, Imana izakubaza ngo iterambere ryawe rimariye icyo abantu, rimariye iki gihugu. Niba warazamutse mu rusengero, Imana izakubaza ngo ubukire bwawe mu itorero bumariye iki itorero, bumariye icyo abakene bari mu itorero. Reka tubahe ikaze mu ijambo ry'Imana kuri isaha yiswe umugoroba w'ubuhanuzi, umugoroba wo kumva icyo Imana ivuga, umugoroba Imana ivugira mu ijambo ryayo nk'umuhanuzi. Imana ivugira mu ijambo ryayo nk'umuhanuzi mukuru. Imana ivugira mu kanwa k'abakozi bayo. Imana ubwayo iravuga. Ninde wahakana ko Imana itavuga? Kandi yaravuze ngo reka turimo umuntu mu ishusho yacu, mu ishusho yanjye ase nkayo. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ibyo umuntu yujuje byose muri kamere muntu, dufite kamere y'Imana kandi dufite gukiranuka kw'Imana gutuye muri twebwe. Tuguhaye ikaze rero muri aka kanya, aho uri fungura televiziyo yawe cyangwa se smartphone yawe, tuguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. N'umugoroba mwiza tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tegura umutima wawe tuwusengere kugira ngo wakire neza message Imana iguteguriye. Tegura abana bawe muri saro, tegura umuryango wawe muri saro, cyangwa se aho uzakurikira iri jambo ry'Imana, aho uzaba uri hose uzabegwa Imana igiye kuvugana nawe kuri iyi saha. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'imbaraga zawe zigiye kuganiriza abantu muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Abantu nibakire bamenye amakuru y'uburyo basohoka mu ntambara barimo. Abantu nibabohoke bamenye ibizaba n'ibyenda kubaho. Imana ikore, Imana isoza umugambi wayo, Imana ikize, Imana ibohore. Abantu bahure n'Imana mu buryo bukomeye, kandi birakwiriye ko abantu bahura n'Imana. Nyagasani Mwami Yesu, herekeza ijambo ryawe rifite ububasha ku bintu n'abantu. Riravuga haleluya kandi rirakora. Ntabwo rizagenda ubusa, kuko ari ijambo rifite ububasha. Twabonye abo ryazuye, abo ryakijije, abo ryahinduye, abo ryongereye iminsi yo kubaho. Abantu nibaryizere bakire babeho mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Estheri, mu gitabo cya Estheri umwamikazi. Estheri ibice byaho 4 n'umurongo wa 12. Bibiliya yatubwiye ngo icyo gisubizo cya Estheri bagishyikiriza Morodekayi, nawe amutuma hati ntibikwiriye ko mu Bayahudi cyangwa se mu Bayuda ari wowe wenyine warokoka ngo kuko uri mu ngoro y'umwami. Niba rero muri iki gihe ari we wenyine
niba rero mu gihe nk'iki wiyemeje kwicecekera, abayahudi bazatabarwa biturutse ku bandi, ariko nawe Imana izakubaza icyo wakoze mu gihe nk'iki. Imana yacu idufashe itugirire neza. Biriya ndi gusoma nuko yanditse, biriya yawe yindi ushobora gusanga handitse ngo niwicecekera nta kizatuma Abayuda badatabarwa, ariko nawe Imana izakubaza umumaro wagize mu gihe n'iki. Uyu munsi tugiye kumva iri jambo n'iry'Imana iteguye ku buzima bwawe kugira ngo uryumve kandi uryakire. Kuki ari ryo jambo Imana yateguye ku buzima bwawe, niryo nasengeye, n'iry'Imana yampaye, niryo rigukwiriye. Mbibutse ko aya magambo dusomye ni amagambo Morodekayi ndetse na bene wa Morodekayi, Abayuda bicaye bakora inama, bandikira ibaruwa Estheri. Estheri yari yaragiriye amahirwe, nawe ni umuyuda, ni umuyahudi, agirirwa amahirwe yo kugenda agera ibwami. Imana yari yaramuhaye feva, iyo uzagira feva y'Imana, Imana ikugeza aho utari kuzagera, feva ikugeza aho utagera, igukandagiza aho utakandagira, igucira inzira aho batagucira inzira, ikwinjiza aho utakwinjiza, ituma bagufungurira inzugi aho batazifungura, ituma feva y'Imana ikingura inzugi kugira ngo umuntu wahawe feva agere mu masezerano yiwe. Uyu Estheri yari afite feva y'Imana yatumye agenda agera ibwami mu masezerano yiwe. Nawe hari feva y'Imana igiye kukuzaho muri aka kanya, ugenda uhure n'isezerano ryawe. Isezerano ryawe, feva y'Imana igomba kukubaho, ukagenda ugahura n'amasezerano yawe. Hari ibintu bifatika bigaragara, uzi neza udashidikanya ngo Imana yaravuze. Imana ntivuga ubujajwa, no, Imana ntibesha. Niba ufite ibintu udashidikanya ngo Imana yaravuze, reka ngo ukomeze birari. Allo, ndakumva papa, lotanso eneho great in fire sons. Niba hari ibintu Imana yavuganye nawe, waba uri mu mbeho, waba uri mu zuba, waba uri mu bukene, waba uri mu ntambara, waba uri mu bukode wenda kujugunywa hasi, ariko niba feva y'Imana ikuriho, hari umunsi feva y'Imana yakubayeho, Imana ikavuga ngo nzakora ibi, birahari. Ndashaka kubwira abadayimoni ko bihari. Ndashaka kubwira Satani uri gusakuza iwawe, feva y'Imana ikuriho. Iki gihe rero ni inama yakozwe iyobowe na Hamani, wari icyegera cy'umwami, yagambaniraga abana b'Imana, yagambaniraga Abayuda. Yari inama y'ubugambanyi yakozwe igambanira abana b'Imana, igambanira ubwoko bw'Imana. Uku kugambana kwemezaga iki? Kwemezaga ko umuntu wese witwa umuyuda agomba kwicwa. Ko umuntu wese witwa umuyuda agomba gupfa, akavaho, agapfa, agakurwaho. Kandi ubu bugambanyi bwakomokaga kuki? Bwari bwarateguwe, abantu baricaye barategura uburyo bagomba kwica aba bantu mu gihe cyabo. Ariko Bibiliya bango kuko buriya akayira Imana izacamo itabara abantu kaba gahari. Imana yo yari yarahaye feva Estheri, aragenda agera ibwami. Bicaye rero bamaze kumenya ko inama zateguwe, ibiti byashinzwe byo kubabambaho, bibuka ko bafite umuntu umwe wakuze mu muryango. Imana igira umuntu ikuza mu muryango wawe, Imana igira umuntu ukuza mu ikaritsiye utuyemo, Imana igira umuntu izamura mu ntebe yo hejuru muri famiye yawe. Hari harazamutse umwe mu Bayuda witwa Estheri. Mugomba gusengera famiye zanyu hakagaragaramo abantu bazamuka, abana banyu bakazamuka bakagera ibwami, bakaba abami, bakaba ibikomangoma. Abana banyu bakazamuka muri ministeri z'umutekano, z'ibikorwa remezo.
muri minisante, mu nzego z'umutekano, mugomba gusengera abana banyu bakazamuka. Uyu mwana w'umuyudakazi, uyu mukobwa w'umuyudakazi witwa Estheri niwe wari warazamutse wenyine. Ni ingorane kutagira umuntu wazamutse mu muryango, ni ingorane kutagira umucuruzi ukomeye mu muryango, ni ingorane kutagira umuyobozi mu muryango, ni ingorane kutagira umuntu ufite izina mu muryango, ni ingorane kutagira umuntu ugera ibukuru mu muryango, ni ingorane kutagira umwe mu bakire bavuga bikijyana mu muryango, ni ingorane. Kuki mwese mwaba hasi? Uwo mudayimoni utuma mwese muba hasi, uwo mudayimoni ndakurangiraho bawirukanira ni mu masengesho. Uwo mudayimoni utuma nawe mu mbuto y'iwanyu wazamutse, ni mu masengesho. Uwo mudayimoni utuma nta muntu w'iwanyu wamenyekanye, inyenyeri ye yatse, ni mu masengesho. Uyu mugoroba dukeneye muri famiye yawe habonekemo umuntu inyenyeri ye yake, muri famiye yawe habonekemo umuntu azamuke, business yizamuka yitwa umukire utera inkunga itorero n'igihugu. Muri famiye yawe habonekemo umuntu azamuke, umva, abe umwe mu nzego z'umutekano, mu nzego z'ubuyobozi. Muri famiye habonekamo umuntu umwe azamuke, abe umuvuga mu bwami bw'Imana, abe umushumba w'umwaposto, abe padiri. Ibyo nabyo birakora iyo igihe kigeze. Hari abantu bumva ko bidakora, birakora iyo igihe kigeze, kuko Abayuda bamenye ko bagambaniye, basanze bafite umuntu umwe wazamutse gusa. Wari warazamutse mu Bayuda ni Morodekayi. Wari warazamutse mu Bayuda ni Morodekayi, niwe wari warashoboye kuzamuka agera ibwami muri icyo gihe. Muri icyo gihe yari yarahageze kandi aba umwamikazi arakomera. Ese umuntu ashobora kuva mu cyaro akazamuka agakomera? Ese umuntu ashobora kuva mu batindi, mu bahanya bamwe bakenye cyane akazamuka agakomera? Ese umuntu ashobora kuva muri ba bandi basuzuguritse bahingira ibishyimbo, bahingira ibijumba, muri ba bandi badafite n'urwara rwo kwishima akazamuka akabukomeye? Birakunda mu Mana, birakunda. Ese umuntu ashobora kuvuka mu bantu batize akazamuka inyenyeri y'ikaka? Birakunda mu bisaba Imana. Ese umuntu ashobora gutangira ari wenyine agakomera n'umuryango ugakomera? Mu izina rya Yesu ndababwira Imana ikomeza amaboko y'abanyantege nke, ndababwira Imana ikomeza amaboko yatentebutse, ndababwira Imana itoranya itarebye kavukire, ndababwira Imana ikura mu mfi igashyira mu buzima, ndababwira Imana ikura mu rutama mu ntama igahindura Dawudi umwami, ndababwira Imana ikura mu gikoni Estheri ikamuhindura umwamikazi, ndababwira Imana ikura Dawudi nyuma y'intama akica Goliyati. Aho nta handi biremerwa. Reka ngusobanurire isi birema nta handi ibyo bintu biremerwa. Ibyo ntibabyiga mu ishuri, ibyo ntibakora bikunde. Ibyo hari inzira ibirema. Mu masengesho biraremwa. Amasengesho ahindura byose, avuguruza imihango y'imiryango, avuguruza amategeko y'imiryango, avuguruza inzandiko zanditswe n'imiryango, asenya ibikuta bituri hejuru byaho tutari kuzagera, abomora aho bafungiranye umuryango wawe, yica karande, yica inyatsi, arazamuka. Urashaka kuzamuka inzira izamura abantu, zamuka mu masengesho. Urashaka kuzamuka, zamuka mu kwizera. Urashaka kuzamuka, koresha amaboko yawe, ataka vuga ati nanjye ndashaka kuba umwe uzavugira umuryango, nanjye ndashaka kuba umwe uzavugira itorero, nanjye ndashaka kuba umwe uzavugira igihugu, nanjye ndashaka kuzaba umwe uzayobora bigakunda, nanjye ndashaka kuzaba umwe uzacuruza ngakira, nanjye ndashaka ko Imana intoranya, kuko Imana nirobanura ku butoni. Mu Bayuda bakoze inama yo kwica Abayuda, harazamutse umwe witwa Estheri, inyenyeri we yaratse.
inyenyeri ye yaratse. Nubona umuntu inyenyeri yatse ntuzayizimye. Ni ikosa kuzimya inyenyeri y'ukomoka iwanyu yatse. Ni ikosa kuzimya inyenyeri y'umuturanyi wawe n'uwo mwaba mudakomoka hamwe. No, azavugira ikaritsiye, azavugira akagari kuko yarazamutse, azavugira umuturage kuko yarazamutse, azasapotinga ibibazo mwari guterateranya. Imana izamukoraho. Haleluya, abikemure. Imodoka y'umukire mu ikaritsiye ishobora gukemura ibibazo by'abakene 1000. Ubwitange bw'umukire umwe bushobora kunganya n'ubwitange bw'abakene 200. Nuzajya ubona umuntu yazamutse, jya umukunda. Nimugatera amabuye mu ngo z'abakire, nimukaroga abakire, nimukabakubitira imbwa. Ahubwo niba umuntu yazamutse, warazamutse, zamuka cyane. Warakize, kira cyane. Waracuruje, curuza cyane. Wubatse amazu, ubaka menshi. Watangije inganda, kora n'izindi. Ntashari mfite, tera imbere. Oya, waguze imodoka, gura n'izindi. Waguze amakamyo, zamura n'andi. Umuntu nazamuka mu muryango, nawe uzaba uri kuzamuka. Umuntu nazamuka mu ikaritsiye, nawe uzaba uri kuzamuka. Inyenyeri ye niyaka, izamurikira n'abandi. Iyo umuntu yakize atanga akazi, iyo umuntu akize yangaje abakozi. Ntabwo azakora mu ruganda wenyine, ntabwo azacuruza mu ishopu wenyine, ntabwo azavugurura inzu ye, ntazi kuzatunda amabuye. Hazaboneka abakozi. Imana izamura abantu muri uyu mugoroba kugira ngo abandi bunguke akazi. Imana izamura abantu muri uyu mugoroba kugira ngo abandi ubuzima bwabo bahinduke. Nta muntu yo Imana yahinduye ubuzima bwawe ujya guhindura n'ubw'abandi. Iyo Imana yagukuyeho igitutsi ujya kugikuraho abandi, byanze bikunze uzasangira n'abandi. Ndakumva papa. Umva icyo Bibiliya ivuze. Mu Bayuda hari umuntu umwe wazamutse witwa Estheri. Abandi bari hasi mu gisuzuguriro, abandi bari hasi mu bunyage, abandi bari hasi mu gahinda, abandi bari abantu basuzuguritse. Bakoze inama basanga bamenya amakuru neza ko Abayahudi cyangwa se Abayuda bagomba gupfa, ko nta n'umwe ugomba gusigara. Banditse bashaka uwabarengera baramubura. Umwe abibutsa ko bafite uwazamutse witwa umwamikazi. Bivuga ko bafite umwamikazi wazamutse. Hanyuma bamwandikira ibaruwa, aho twasomye n'ibaruwa bamwandikiye. Bamwe ati, mwamikazi Estheri, koko warazamutse ugera ibwami. Nubwo wageze ibwami hakozwe inama. Ingingo ya mbere yiziki, iya kabiri yiziki, ingingo ya gatatu yari iteye gutya. Inzandiko zasinywe zemeza ko Abayahudi twese tugomba gupfa, ni wowe uzarokoka wenyine. Hasi bamwe batumva rero, niwicecekera tuzapfa dushire. Ariko nawe Imana izakubaza impamvu wazamutse. Nawe Imana izakubaza impamvu wageze ibwami. Nawe Imana izakubaza icyo wakoze mu gihe cyawe. Nawe Imana izakubaza ubuvugizi wakoze. Nawe Imana izakubaza uko wabigenza. Niba warazamutse, Imana izakubaza ngo kuzamuka kwawe kwamariye icyo batarazamuka. Niba warakize, Imana izakubaza ngo ubukire bwawe bwamariye icyo abakumva. Niba warateye imbere, Imana izakubaza ngo iterambere ryawe rimariye icyo abantu, rimariye iki gihugu. Niba warazamutse mu rusengero, Imana izakubaza ngo ubukire bwawe mu itorero bumariye iki itorero, bumariye icyo abakene bari mu itorero. Iyo wazamutse, Estheri abyakira neza. Abyakira neza kuko nubwo yari ari umwamikazi, yari azi ko abo bantu basuzuguritse ari bene wabo, yari azi ko abo bantu bari mu bibazo ari bene wabo. Umva icyo Estheri yakoze. Haleluya. Arababwira ati, munyumve neza, nibyo koko mwagambaniwe, ariko nanjye ubwanje kwinjirana umwami nkamubwira ibyo mwakore biragoye. Itegeko ry'umwami ryavugaga ngo iki? Niba ufite ibyo ushaka kujya kubwira umwami, urandika ibaruwa. Nyuma y'iminsi 40 niho umwami azaguhamagara. Randevu yo kubonana n'umwami yari iminsi 40. Yari iminsi 40 byahozeho. Waba waragiye gusaba randevu ahantu ukayibura, ugataha wijojose. Kubonana n'umwami ho muri kirage yari iminsi 40.
Estheri nawe nubwo yari umwamikazi, kubonana n'umwami amubwira ibibazo byagombaga gusaba iminsi 40. Estheri arababwira ati mbere y'iminsi 40 itegeko ryo gupfa n'ejo cyangwa ejo bundi, kandi igiye kubonana n'uwakuraho itegeko ni iminsi 40. Iminsi 40 sinakwinjira muri biro y'umwami ngo njye kumubwira iki kibazo, nta nubwo twaza kugira aho duhurira hatari aho yakira ibibazo ngo mubwire ikibazo, none nta kindi twakora. Estheri arabwira ati hasigaye inzira imwe, reka mbwira abantu ibintu byanze, reka mbwira abagiye gupfa, reka mbwira abagiye gusara, reka mbwira abakutse umutima, reka mbwira abo ubuzima bwahagaze, reka mbwira abarwaye indwara zanze gukira, reka mbwira abihebye bafite agahinda n'umubabaro. Hasigaye inzira imwe, hasigaye inzira imwe, ni ku Uwiteka avuze. Estheri arabwira ati hasigaye inzira imwe. Umva inzira isigaye inshuti yanjye, ntabwo ari inzira yo kwitotomba, ntabwo ari inzira yo kuvuga amagambo menshi, ntabwo ari inzira yo gusakuza, ntabwo ari inzira y'amasasu n'imyigaragambyo. Estheri arabwira ngo hasigaye inzira imwe y'amasengesho. Estheri arabwira ati hasigaye inzira imwe, nimuteranye uwitwa Umuyuda wese mu murwa w'Ishushani, mumanuke mu mujyi no mu cyaro, mubwire abantu mufate amasengesho y'iminsi 3 mwiyiriza ubusa. Aho ndawumva cyane. Mufata amasengesho y'iminsi 3 mwiyiriza ubusa, nanjye nimusenga ayo masengesho, amasengesho azakora. Nzirengagiza ko ngomba kwandika urwandiko nibura runyemerera kujyana ibibazo byanyu imbere y'umwami mu minsi 40. Nzamwinjirana. Umva nshuti yanjye, hari inzira ifungura irangiza ikibazo cyawe ya bugufi, n'amasengesho. Hari inzira yarangiza umwenda wawe ufite, n'amasengesho. Hari inzira yarangiza ideni ryawe, hari inzira yakuraho urupfu wagambaniwe, hari inzira ihagarika amarozi yaje yasaze, hari inzira ihagarika imyaku n'imivumo, hari inzira ihagarika ubugambanyi abana b'abantu bateguye, hari inzira ihagarika igiti bashinze kugira ngo upfe. Estheri arababwira ati igisigaye ni kimwe gusa, n'amasengesho. Urwaye indwara imyaka myinshi, igisigaye ni kimwe gusa, n'amasengesho ugakira. Ufite ibibazo byakumenya umutwe, igisigaye ni kimwe gusa, mu masengesho izera amasengesho ukire. Ufite intambara yanze kurangira, ahasigaye inzira ni hamwe gusa, ni ukwinjira mu masengesho. Mu masengesho indwara zirakira, mu masengesho abadayimoni barahunga, mu masengesho abazimu bava mu bantu, mu masengesho karande ziracika, mu masengesho inzugi zirafunguka, mu masengesho ubutayu bududubizwamo amasoko, mu masengesho ibyahagaze biragenda, mu masengesho imigambi y'abana b'abantu irasenyuka, mu masengesho dufata mpiri, mu masengesho dukubita hasi, mu masengesho turanyeganyeza, mu masengesho dusenya ibihome. Ropa sanko, Abayuda abana, abagore, abagabo bafata amasengesho y'iminsi 3, bambara ibigunira barasenga, baba ngo dukuyeho urupfu, dukuyeho agasuzuguro, dukuyeho akarengane, dukuyeho imigambi y'abana b'abantu. Barasenga bati Mana koresha Estheri agire feva imbere y'umwami, basengera Estheri. Estheri yuzura imbaraga, yuzura ubwiza. Amasengesho atuma abanzi bagukunda, amasengesho atuma bagutaye bakugarukira, amasengesho asenya ibihome by'abadayimoni, amasengesho azagutera feva. Lole pasanso eneta tai git in heart. Amasengesho, haleluya, ni imbaraga. Estheri afata icyemezo, aragenda arakomanga ngo agitunga. Haleluya, ngo arakomanga yinjirana umwami. Reka nkubwize ukuri, hari ahantu wakomanze biranga, hari ahantu utakomanga utasenze, hari agatutu utahagararaho utasenze, hari ahantu utavugira utasenze, hari ahantu utakwinjira utasenze, hari ahantu utahagarara utasenze, hari teri utakwemera utasenze, hari ikirere utafata utasenze, hari konegisiyo utabona utasenze, hari ubwiza butakuzaho utasenze. Amasengesho atera Estheri ubwiza. Estheri arinjira, umwami aramubaza ati ko ugaragaza umubabaro byagenze gute?
byagenze gute? Umwami aramubwira ati humura, bajyana mu nkera. Haleluya. Aramubaza ati humura wibabara, wowe Estheri, wowe Estheri, icyo wansaba cyose, nubwo wansaba kimwe cya kabiri cy'igihugu, nubwo wansaba intara y'umujyi, nubwo wansaba intara ikomeye irimo ubutunzi bukomeye, aramubwira ngo icyo wansaba cyose nakiguha. Umva ihumure. Umva ihumure. Estheri yumva ihumure. Aramubwira ati yewe. Estheri avuga ijambo rikomeye. Aramubwira ati nyakubahwa, si ngombwa ko dusaba duhubutse nka wa mugore nababwiye. Umwami yabwiye ngo namusabe ka gakobwa ka Herodiya. Umwami yarakabwiye ati nsaba icyo ushaka, kajya kongorera mama wako. Mama wako afitanye ibibazo na Yohani, vuga ngo nimunzanire igihanga cya Yohani umubatiza. Asaba neza. Estheri nk'umugore, Estheri nk'umwamikazi uzi gusaba neza, Estheri nk'umuntu usaba adahubutse, Estheri nk'umuntu usaba ibifite inyungu. Estheri aramubwira ati nyakubahwa mwami, reka mbitekereze, ejo uzazane Hamani, ejo mu birori muzatumire na Hamani azaba ahari, abantu bose bazaba bahari, ejo niho nzakubwira icyo nifuza. Estheri yashatse kugaragaza ikibazo, ubugome bwa Hamani. Estheri yashatse yagaragaje ubugome bwa Hamani. Hamani ahibereye. Estheri yagaragaje ububi bwa Hamani. Hamani ahibereye. Asaba, aravuga. Imana igiye kuzaguha ijambo uvuge. Hari igihe ntukajya uvuga igihe kitaragera, cyangwa ngo uvugane umubabaro. Ntukajya uvugana umubabaro, ntukajya uvugana agahinda. Estheri ahagarara imbere y'umwami muri feva y'Imana. Aramubwira ati twakwishima gute? Kandi Hamani yashinze igiti, inama yakozwe yo kwica Abayuda. Ubu nijye ugomba gusigara wenyine. Reka nkubwize ukuri. Umwami aravuga ngo uwateguye ibyo nibimugaruke, uwateguye ibyo nibimugaruke. Reka nkubwize ukuri. Matayo yaravuze ngo uhirika ibuye rizagaruka rimwiture ku mutwe. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Urugero rutsindagiye rucugushije mugereramwe abandi nirwo muzagererwamo. Niba udatanga amahoro ntuzabona amahoro, niba udatanga ibyishimo ntuzabona ibyishimo. Niba wuzuye umutima w'ubugome, ubugome buzakugaruka. Icyo gihe Hamani ntiyumvaga, yumvaga akomeye, yumvaga nta muntu wamuvugira. Ariko imbaraga z'amasengesho, ega nimwige gusenga, imbaraga z'amasengesho ziterura abakomeye, zigakuraho ibikomeye. Imbaraga z'amasengesho zinjira hatinjirwa, zigakora ibikomeye. Imbaraga z'amasengesho zivuguruza imigambi ya Satani yapanze. Imbaraga z'amasengesho ziruta imbaraga z'abarozi, ziruta imbaraga z'abapfumu, ziruta imbaraga z'amafaranga, ziruta imbaraga z'amategeko, ziruta imbaraga z'imyumvire. Imbaraga z'amasengesho nk'imbaraga itorero rirwanisha. Itorero ntabwo rirwanisha amagambo, itorero ntabwo rirwanisha amatiku, ntabwo twarwanisha social media, ntabwo twarwanisha, ntibikunda. Hari ahantu Imana yabwiye Mose ngo hari ahantu bugufi bwanjye nkunda kunyura. Jya bugufi bw'Imana aho wavuganiye n'Imana mu masengesho. Jya bugufi bw'Imana, zamuka umusozi. Umusozi si mu butayu, ubutayu burabujijwe. Zamuka umusozi mu buryo bw'umwuka w'amasengesho. Ujye iwawe ufata amasengesho usenge. Vugana n'Imana ku bana bawe, vugana n'Imana ku rugo rwawe, vugana n'Imana kuri wa muhamagaro wawe, vugana n'Imana kuri bimwe yakuvuzeho. Ngo se Mana birangiriye aha cyangwa birakomeje? Ese Mana umuhamagaro wanjye urangiriye aha cyangwa urakomeje? Ese Mana ndacecetse cyangwa ngiye kwaka? Ese Mana ndazimye cyangwa ngiye kugurumana? Ese Mana igihe ni iki cyangwa ntabwo ari iki? Vugana n'Imana. Ese Mana ubukwe bwanjye burahagaze cyangwa bugiye kuba? Ese Mana nzaguma mu bibazo cyangwa bigiye kurangira? Ese Mana akazi karakomeje cyangwa kagiye kuzima? Ese Mana umva, jyana ubugufi bw'Imana mu masengesho. Va mu matiku, va mu magambo. Hari ahantu abantu b'Imana bikoza mu masengesho, ukaba ufite ubwiza, umukoresha wawe yakurakariye, umutanga mu kigo mu gitondo ugafata amasengesho. Umugabo wawe yakurakariye, asiga guciriye mu maso ugapfukama imbere y'igitanda. Umugore wawe yagusajije, uragenda ugafunga biro yawe ugahamagara Imana.
itorero ryagushajije uragenda ukarara usenga mu rusengero ukavugana n'Imana, umuhamagaro wawe wagushajije. Hari ahantu Imana itangira imihamagaro, hari ahantu Imana ivugira, ibibazo byagusatiriye. Umva mu izina rya Yesu, hari inzira ibidashoboka bishobokeramo, hari inzira intambara z'amatiku tuzirangirizamo, hari inzira intambara z'amagambo zirangiriramo, utiriwe wisobanura. Hari ahantu dusama mu masengesho urasenga ibintu bigasobanuka, utiriwe wanduranya n'abantu, urasenga ukamenya abawe, ukamenya abagushaka n'abatagushaka. Mu masengesho inzugi zirafunguka, mu masengesho abatakwemera bazakwemera, mu masengesho abatagushaka uzababanaho, mu masengesho abatakumva uzabumva, mu masengesho abadashaka kubayobora uzabayobora, kuko Imana iguha ubuyobozi ntabwo ari bo yabuhaye. Mu masengesho abatakwemera bazakwemera. Akira imbaraga z'amasengesho, akira amavuta y'amasengesho. Ugenda mu nzira, genda wumva amasengesho. Uri wawe mu rugo, genda wumva amasengesho. Utwaye imodoka yawe, genda uri mu mwuka w'amasengesho. Uri kuri mashini muri biro yawe, waba uri gufatamira uri mu mwuka w'amasengesho. Ugiye ku isoko guhaha, genda uri mu mbaraga z'amasengesho. Uri gusonga ubugari bwawe mu rugo, usonga uri mu mbaraga z'amasengesho. Utwaye abana bawe ku ishuri, genda uri mu mbaraga z'amasengesho. Ugiye kwisobanura aho baguteranyije, genda uri mu mbaraga z'amasengesho. Ugiye gufungura iduka yawe, hagera ubanza ufatemira imbaraga z'abadayimoni, hanyuma ufungura urugi rw'amasengesho. Ugiye muri banke gusaba kredi, genda mu mbaraga z'amasengesho. Reka mbabwire, amasengesho nk'imbaraga zitwinjiza aho tutinjira, amasengesho nk'imbaraga zifungura imiryango yifunze, amasengesho nk'imbaraga zikubita hasi zigasenya, amasengesho nk'imbaraga zihindura ibyanze guhinduka, amasengesho nk'imbaraga zivuguruza imigambi y'abadayimoni. Umugabo agiye kuguta, yafashe ibikapu agiye, fata amasengesho umuzirike, azagaruka mu izina rya Yesu. Abana wabyaye bakunaniye, warigishije ntibumva, wabajyanye kuri polisi ntiwumva, barabafunze ntibahindutse, warabakubise noneho ntukinabashobora. Dore imbaraga zihindura abana bananiranye, bakava mu biyobyabwenge bakanywa urumogi, bakareka urumogi, bakava mu biyobyabwenge, bakareka ibyo banywaga n'imiti bitera, bakareka doroge, bafatisha imbaraga z'amasengesho. Alo, Imana iguhaye visa mu gihugu kirimo abana bananiranye, abawe bazirikisha amasengesho. Imana ikujyanye mu bihugu bikomeye birimo abagore b'ibirara basenya ingo z'abandi, umugore we muzirikisha amasengesho, umugabo we muzirikisha amasengesho. Yakije imodoka agiye mu kazi, mwerekeresha amasengesho. Ari mu kazi kiwe, mwerekeresha amasengesho. Tuzanesha kubw'amasengesho, tuzinjira hatinjirwa kubw'amasengesho, tuzabaho kubw'amasengesho. Bazadutunga intoki, bazadusiga umwanda, amasengesho atusiga ubwiza. Bazaduta mu rwobo, amasengesho adukure mu rwobo. Bazaduta mu muriro nka Saduraka, Meshaki na Abedenego. Imana izadusanga mu muriro kubw'imbaraga z'amasengesho. Bazaduta mu itanura, tuzabaho kubw'imbaraga z'amasengesho. Bazafata intare ropasanso enekori, bazisonzeshe, bagiye kutugaburira intare zidutinye kubera imbaraga z'amasengesho. Bazaca mu muriro, ntabwo uzadutwara, muzaca mu mazi, ntabwo azabatembana. Bazabahagurukira abagome banyuze mu nzira zirindwi, muzabatsindira. Haleluya, mu nzira imwe muzabatsindira mu nzira zirindwi. Hari imiryango 7 yo gutsinda abarozi, hari imiryango 7 yo gutsinda abapfumu n'abakonikoni, hari imiryango 7 yo gutsinda intambara z'imiryango, hari imiryango 7 yo gutsinda intambara z'amagambo, hari imiryango 7
imana itanze, muzaterwa mu nzira imwe mutsindire mu nzira zirindwi. Bazaca mu muhanda umwe, imana izafungura imihanda irindwi. Bazaca mu nzira imwe baguteye, bazaguhungira banyuze mu nzira zirindwi. Hari inzira zirindwi, karindwi n'ubwuzure bw'imana. Iminsi irindwi inkike z'Yeriko zararitaguritse, uzabatsinda, uzabaritura. Mu masengesho turaritura ibikuta badutuye hejuru, mu masengesho tuvuguruza imigambi y'abadayimoni, mu masengesho dukuraho imitego twiteze, imitego baduteze, ibyobo twicukuriye, esheke twagize mu mbaraga z'amasengesho. Lole pasa saidu anatatasa alo le peselegi dinifo anihai tanto enebidi kilifo sans arata sanso enehol lete kuta ya sirigi ana para sanso enehol lete kita ya sanso enehol. Tuzakubita, tuzamenagura, tuzabaho mu mbaraga z'amasengesho. Lolefa sanso enehol. Umuntu usenga ntabwo yisobanura, umuntu usenga ntabwo ahinda umushyitsi. Twahindiye umushyitsi imbere y'abana b'abantu, twahindiye umushyitsi imbere y'abanzi, twahindiye umushyitsi. Ariko iyo usenga feva y'Imana ikuzaho. Biratubwiye ngo umwami aravuga ngo umuntu wese wateguye ubwo bwicanyi, umuntu wese wateguye wicaye mu nama igambanira Abayuda, igambanira Abayahudi, umuntu wese wabigizemo uruhare nafatwe abihanirwe, abihanirwe. Birabango Abayuda ibyo bakoreye Abayuda kuko basenze birabagaruka. Nusenga ibyo abantu bagukoreye bizabagaruka, abakugambaniye bizabagaruka, abagusenyeye urugo bizabagaruka, abakwirukanishije muri kampani bizabagaruka, abakwirukanije muri kampani bizabagaruka, abishe ubukwe bwawe bizabagaruka, famiye yateranye ikagutwarira umugabo bizayigaruka. Reka mbabwire mu masengesho, amasengesho y'abana b'Imana agarura ibyacu byatwaye. Birabago nzabasubiza ibyanyu, nzabasubiza ibyanyu. Iyo wasenze ufite akawe wese arakazana. Nusenga Imana ufite amafaranga yawe azayazana. Nusenga Imana ufite ubuzima bwawe witendetse ku buzima bwazakurekura. Nusenga Imana uwaguhambiriye azakubohora. Nusenga Imana uwashinze ikimambo cyo kukubambaho kizamugaruka. Nusenga Imana uwaguteye ibuye rizamwigaruka rimwiture hejuru. Nusenga Imana uwakurwanyije azakugarukira. Nusenga Imana uwakwirukanye uzamuruta. Nusenga Imana uwagusuzuguye uzamukoresha. Nusenga Imana uwakuvumye azabona uri umunyamugisha. Nusenga Imana utagushaka muzaturana, uba inshuti ye y'amagara azakugarukira. Nusenga Imana uzaba se w'imiryango 12. Nusenga Imana uzaba umugisha mu byo uzakora byose. Nusenga Imana uzagira umugisha mu mirima yawe, uzagira umugisha mu maturo bwo yawe, uzagira umugisha mu byo utekereza gukora, uzagira imigisha yo mu buryo bw'umwuka, uzagira imigisha yo mu buryo bw'umubiri. Ibyo uzakora byose bizaba byiza. Nusenga Imana aho uzakomanga bazagukingurira. Nusenga Imana imvura y'umugisha izagwa mu gihe cyashyizweho. Nusenga Imana nubwo baguta mu butayu hazadudubiza amasoko. Nusenga Imana nubwo bakwiba bakabimara hazashibuka ibindi. Nusenga Imana abadayimoni bazaguhunga, bazamenya ko basenze, abanzi bazakugarukira. Lole paragi. Alo, ndikumva imbaraga. Abo badayimoni bagufashe ndabirukanye mu izina rya Yesu. Izo ntambara umaze mu igihe mu izina rya Yesu ndahanura kurangira kwazo. Izo nduru zimaze iwawe mu rugo ndahanura ko zigiye kurangizwa n'amasengesho. Izo ndwara zakwibasiye mu masengesho, diabete irakira, senezite irakira, kanseri irakira, sida irakira. Abadayimoni bava mu bantu, amahembe arahunga, amagini arahunga mu masengesho.
masengesho ubwoba burashira, mu masengesho ibitotsi biraboneka, mu masengesho igishoro kiraboneka, mu masengesho muzakora bikunde, muzacuruza mwunguke, muzahinga ibintu birumbuke mu mbaraga z'amasengesho. Alo senemo enehori, alo talakita ya sanso enehori, alo semo enehori God in high. Mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga z'amasengesho muve mu mubiri, muve mu mubiri, mureke intambara zo mu mubiri. Mu mubiri barisobanura bakabira icyuya, mu mubiri baravuga ntibakora, mu mubiri twaratsinzwe, mu mubiri murwanisha imbaraga, mu mubiri barwanisha ruswa kandi ruswa itemewe, mu mubiri barwanisha amagambo, mu mubiri barwanisha gucamwa abantu ibice, bamwe bakaba banaka abandi bakaba banaka kandi by'amategeko ntabyemera. Mu mubiri abantu barahangana, ati ndakwanga nanjye uranyanga. Mu mubiri bararegana, mu mubiri bararegana, mu mubiri barashwana, mu mubiri bararogana, mu mubiri barangana, mu mubiri baragambanirana, mu mubiri buri wese agurira abangundi. Ariko mu mbaraga z'amasengesho iyo usenga ntugira abanzi, abanzi barakugarukira. Iyo usenga ntugira ubwoba, ubwoba bukujya kure. Iyo usenga ntutinya abarozi, amarozi urayarya akakuvura. Iyo usenga ntutinya urupfu, uba uzi ko Yesu yaruhinduye irembo. Iyo usenga urakora ukizera ko bizakunda. Iyo usenga abadayimoni ntibabimenya. Alo ndakumva papa. Estheri arababwira ati ibyo bakoze bizabagarukira. Mu masengesho ibyo abantu bakora birabagarukira. Itegeko rishyirwaho rivuga ngo umuntu wese wagize uruhare mu kugambanira Abayahudi, mu kugambanira Abayuda napfe. Kuko Estheri umva, Estheri yagombaga kubabwira ati yewe ndi umwamikazi kandi wongera kureba ni umwami. Hari ahantu Estheri yagombaga guhurira n'umwami, ariko hose umwami avugira arababwira ati bishoborwa n'amasengesho, bishoborwa n'amasengesho. Nimwigishe kubwira abana banyu kubyo babasaba. Numuha ibyo akeneye umubwire uti reka tubisengere, azakurana umuco wo gusenga. Nagusaba amafaranga umubwire uti reka tuyasengere, azakurana umuco wo gusenga. Biravuga ngo ntimukiringire abakomeye, ntimukiringire umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza, mwiringire Imana. Tugomba kwiringira amasengesho kuruta kwiringira amafaranga. Kwiringira amasengesho biruta kwiringira amafaranga. Kwiringira amasengesho biruta kwiringira abakomeye. Kwiringira amasengesho biruta kwiringira abanyembaraga. Kuko abanyembaraga hari igihe batabaza nomero ikakubwira ngo kompoze, hari igihe bahamagara ukumva nomero zabo nize. Ariko Imana yacu, haleluya, haleluya, Imana yacu ihora yiteguye. Uyihamagara ku manywa ikakubwira ngo aro, ukayihamagara nimugoroba ikakubwira ngo aho uyihamagara ikumva ako kanya. Mu mbaraga z'amasengesho mwirutse ku bantu biranga, mwiruka ku miryango biranga, mwiruka ku mafaranga biranga, mwiruka ku nshuti biranga. Umva noneho ijambo ry'uyu mugoroba, tuzatsinda ku bw'amasengesho, tuzatsinda ku bw'amasengesho. Soze mbabwira ngo mu masengesho niho gusa, nibyo mu masengesho niho gusa Imana ishobora gukuraho imigambi. Nibuka Imana itumye Yona Ninewe, yamenye ngo genda ubwira abantu b'Ninewe yuko hasigaye iminsi 40 Ninewe nkarimbura umujyi wita Ninewe. No, Yona agenda yanga kuko bari bafite ibyo bapfa. Birabangwa ageze itarushishe ku nyanja, ngo ageze ku nyanja yinjira mu bwato, aragenda ajya munsi y'ubwato yihishamo. Imana iteza umuraba mu nyanja kugira ngo yereke Yona ko byose bishoboka. Ngo abari mu bwato haza umuraba, bafinda ubufindo bati ninde uduteje uyu muraba mu nyanja ko meni ibi bitabaho. Ngo basanga ubufindo bufata Yona, ngo ari munsi y'imifuka asinziriye. Baramukangura amazi ati we twebwe turi gupfa, turi gusenga, urupfu rugiye kutugera, wowe urasinziriye. Yona arababwira ati yemera ko ari uteje ibyago, ko ari uteje ibyago. Wasengeraga umuryango wawe nugisenga wateje ibyago, wasengeraga igihugu nugisenga wateje ibyago, wasengeraga itorero nugisenga wateje ibyago, wasengeraga kampani yawe nugisenga wateje ibihombo, wasengeraga abana bawe nugisenga wateje ibyaha mu rugo rwawe, wasengeraga umugabo wawe nugisenga wateje ibyaha umugabo wawe. Hari ibintu hari urwego wari warubatse rwatumaga ibyo bitavogerwa, hari urwego
ntabwo warubatse byatumaga Imana ikorana nawe. Iyo wasabaga ikintu Imana yaragikoraga, iyo wakomangaga Imana yarakomangaga, indirimbo zawe zazamukaga ari umuriro, amasengesho ugiye kuryama yabaga atwika, iyo wihereraga muri saro warasengaga ukumva Imana iraje. None wabazimu barivanze ku mugabo, barivanze mu bana, barivanze mu buriri, barivanze muri kampani, abadayimoni barahagurutse. Subira mu masengesho. Ngo Yona baramuterura bamujugunya mu mazi, isamaki iramusama iramujyana imumarana iminsi 3, kuko yari yavuze ko atazagera i Ninewe. Isamaki ku munsi wa 3 imugeza ku cyambu i Ninewe, iramuruka. Reka nkubwire, imbaraga z'amasengesho zageza umuntu hadashaka kugera. Imbaraga z'amasengesho zakunyuza aho udashaka kunyura. Imbaraga z'amasengesho zakugeza mu mujyi udashaka kujyamo niyo ushaka kujyamo. Imbaraga z'amasengesho ujya kwa ambasaderi zahageze. Imbaraga z'amasengesho usaba viza Imana yaravuze. Imbaraga z'amasengesho urongorwa Imana yarakubwiye umugabo ikakubwira atayiwe nuko asa n'ibyo atunze. Mu mbaraga z'amasengesho ujya gucuruza Imana yarakubwiye ibyo uzacuruza. Mu mbaraga z'amasengesho usaba ideni Imana yarakubwiye uko uzaryishyuza. Nimwakira imbaraga mu masengesho. Imana iravuga, mu masengesho Imana imena amabanga y'abadayimoni, mu masengesho Imana itanga amasezerano, mu masengesho inzugi zirafunguka, mu masengesho abantu bakugeraho. Hari abantu bafite umugisha wawe uba ku rwego bazaza. Hari abantu bakuborotse bazakuramo kode nusenga. Hari abantu bakuvuze bazakugarukira nusenga. Hari abantu bagutaye bazakugarukaho nusenga. Reka ubwo bwoba bukubwira ngo ntabwo bikunda, ngo ntabwo bigenda. Bizagenda mu mbaraga z'amasengesho, bizafunguka mu mbaraga z'amasengesho. Uzatera imbuto imere, uzabiba usarure, uzashora miliyoni byare 7, uzorora inkoko agaca nikazahagera. Imvura izagwira igihe mu mbaraga z'amasengesho. Haleluya. Mu gigirimbura ntabwo izagufata. Indwara z'ibyorezo zizanyura ku irembo n'izizinjira iwawe mu mbaraga z'amasengesho. Le panso enihor. Allo tanto enihor. Ndakumva data, umva uko Bibiri yimbwira. Birabango Yona ngo asohoka mu nda y'ifi arabwiriza ati Ninewe nimwihane, hasigaye iminsi 40. Ninewe ikarimbuka. Umwami w'Ininewe akimara kumva iryo tangazo nawe afata ibyemezo. Abango hasigaye ikintu kimwe cyavuguruza ubu buhanuzi, hasigaye ikintu kimwe cyavuguruza Imana. Reka mbabwize ukuri, birabango Imana ntabwo yivuguruza. Ntabwo Imana ivuga ijambo ngo irikureho. Ibyo Imana ivuze birubahirizwa. Imana ntiyivuguruza. Kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe nta tubona Imana yivuguruje. Yagiye irinda icyo yavuze ikakiragira ikagikurikirana. Yabwiye Aburahamu, ibyo yabwiye Aburahamu byarabaye. Ibyo yabwiye Yakobo byarabaye. Ibyo yabwiye Isaka byarabaye. Ibyo yabwiye abahanuzi byarabaye. Ibyo yabwiye abasenga byarabaye. Ibyo yabwiye abami n'ibikomangoma. Ibyo yavuganye na Dawudi anukurutamatama. Imana yarabishoje imwicaza ibwami. Ibyo yavuganye na Sawuli yabikoze byose. Ibyo yavuganye na Eli kubw'abahungu biwe byose yarabikoze. Ibyo yavuganye n'Abayuda nta deni na rimwe ibyo Yesu atakoze. Umva nkubwiza ukuri, ibyo byose Yesu ntiyigeze yihana. Imana ntaho yigeze yivuguruza. Imana yivuguruza habayeho ikintu kimwe, amasengesho atuma Imana yivuguruza, igahindura ururimi, ikamera urundi rurimi, ikabangwa ibi noneho byo nta kundi nabigenza, ndabihinduye. Umwami w'Ininewe arabango nimusenge, mwanga urupfu, mwanga akagasuzuguro, mwanga akakarengane. Ntabwo dushaka gupfa, ntabwo dushaka kubabara. Umva nshuti yanjye, haleluya. Birabanga umwami ategeka ko inka zose, inyamaswa, izirisha, ibirisha, abana batoya, abagore n'abana, abanyeshuri, abami n'ibikomangoma, abagaragu n'abashumba, ko byose byiyiriza ubusa. Bafata amasengesho nabo y'iminsi 3. Fatira amasengesho iminsi 3. Uwo mwana wakunaniye, fatira
fatira amasengesho iminsi 3 uwo mugore wakunaniye, fatira amasengesho iminsi 3 ako kazi kawe kanze, fatira amasengesho iminsi 3 iyo business yawe yananiranye, fatira amasengesho iminsi 3 uwo muturanyi ukubangamiye, fatira amasengesho uwo muntu uguteranya na boss, fatira amasengesho umuhamagaro wawe iminsi 3 ngo Imana ibonye imirimo uburyo bamanutse bava mu byubahiro mu ntebe z'ubwami, mu ntebe z'ibikomangoma, ngo bambara ibigunira, ngo Imana irahindura, ngo Imana irahindura, ngo Imana ibonye imirimo yabo yuko bahindukiye, ngo irahindukira ibagirira imbabazi niyahirimbura Ninewe. Umva nshuti yanjye, mu masengesho dukuraho impfu zaje, urupfu uri kurubona mu bana, urupfu uri kurubona ku mugabo, urupfu uri kurubona umurwayi yakurembanye, fata amasengesho. Oh haleluya! umugabo ubona yagutaye, fata amasengesho. ubona imyisi y'ubukumi bwawe yakunaniye, fata amasengesho. ubona umwuka w'ikinyoma no kubengwa n'agasuzuguro bimaze kuba birebire ku buzima bwawe, fata amasengesho ukubite, umenagura imbaraga za Satani, ushwanyaguze Imana. Bibiriya bango Imana irivuguruza, irabango Ninewe ntibakwiriye kurimbuka ahubwo bakwiriye kubaho. Umva nshuti yanjye, umuhanuzi Yesaya atumwa kwa Hezekiya, aramubwira ngo genda ubwire Hezekiya ko hasigaye haleluya arage ibyo babigabanya abantu, arage kuko agiye gupfa, ibyo birangiye. Hezekiya kubita agatwenge, aravuga ati ndaza aho Imana ikuriraho urupfu. Afata amasengesho agivure, arapfukama, aratakamba, ati ntabwo ari iki gihe, ari igihe cyo gupfa, ndacyafite ibyo kubwiriza, ndacyafite ubutumwa bwo guhanura, ndi umukozi w'Imana, urupfu ndarwanze. Ngo Yesaya ataragera mu murwa, marayika arazahagarara imbere, Imana iramubwira ngo subirayo. Hezekiya yanze urupfu, nanze urupfu rw'umugabo wawe, nanze urupfu rw'umwana wawe, nanze urupfu rw'uwo muntu rwajije, nanze urupfu rwa kampani yawe, nanze urupfu rwa business yawe, nanze ako gasuzuguro. Mu masengesho turabyanze, umwaka usubiraho wavuye, inyatsi isubiraho yavuye, amaroza asubiraho yavuye, imivumo isubiraho yavuye, ubwo busambanyi busubiraho bwavuye, ubwo businzi busubiraho bwavuye, izo ntambara zisubiraho zavuye, ayo matiko asubiraho yavuye, iryo sari risubiraho ryavuye, iryo bitekerezo by'abadayimoni byaje kukurwanya muri kampani yawe, ibyo bihombo bisubiraho byavuye mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zikwica ubukwe kabiri zisubiraho zavuye. Iki ni igihe cyo gukora mariage, iki ni igihe cyo kwambara agatimba, iki ni igihe cyo gutereka amaso mu rusengero hakabaho iteraniro ryawe. Izo mbaraga zagufungiranye mu masengesho zikurekure, ubwo bukene bwaje bugutunguye mu masengesho buveho. Ibyo byaha by'ubusinzi, ibyo byaha by'ubusambanyi, ako kavuye mu rugo rwawe, ako kamenyera abadayimoni bagusuzuguye kabiri mu rugo rw'umugabo, nagasuzuguro. Ndaca agasuzuguro mu buzima bwawe, ndaca agasuzuguro mu mibereho yawe, ndarandura ibyo abadayimoni bashinze, ndafungura aho abadayimoni bafunze, ndatura kubaho, ndatura kubaho, ndatura kubaho, ndatura kubaho. Ndatangaza intsinzi mu rugo rwawe, ndatangaza kugiye kunesha iyo ntambara mu mbaraga z'amasengesho, ndatangaza kwirangiye, ndatangaza kwisohoyemo. Abadayimoni baguteye bitunguranye, mbirukanye nanjye bitunguranye. Abadayimoni baje nta nama ukoresheje, nanjye nirukanye ibizira byinjiye iwawe. Wabaye utsindwa mu buzima, manuye gutsinda. Uri umutsinzi, uri umuneshi, uri umunyembaraga. Ejo hawe ni heza, nta gufwa ryawe rizavunika, ntabwo uzajya mu nzu y'imbohe, uzakomera, uzakomeza abandi ibihumbi bazarira mu kiganza cyawe. Haleluya, uzakomera mwami, muri ubu bwami uzakomera. Uri uw'imbere ntabwo uri uw'inyuma. Ejo hawe ni heza, ejo hawe ni heza. Intambara wari umazemo imyaka ntangaje kurangira kwazo, agasuzuguro k'abadayimoni, ntabwo abadayimoni
baziyongeza, bakwiciye umwana ntabwo baziyongeza, baraguhombeshe ndakurahiye mu izina ry'Imana nkorera ntabwo bazongera, ntabwo ubukwe bwawe buzongera gupfa, ndakurahiye mu izina ry'Imana yampamagaye ntabwo bazongera, ukuyemo inda kabiri gatatu ndakurahiye mu izina ry'Imana yampamagaye inda ntabwo izongera kuvamo, ugiye kubyara abahungu n'abakobwa ndakurahiye mu izina ry'Imana nkorera, ugiye kubona igishoro ntabwo uzongera guhomba, ndakurahiye mu izina ry'Imana nkorera. Iyo ndwara uyirwaye igihe, reka nsibira ijambo, iyo ndwara ntabwo ari iyawe. Igihe wababaraga waravuze ngo indwara yanjye, igihe wari ufite umusonga waravuze ngo indwara yanjye, igihe wari wananiye kugenda wagiye wifashe gutya uvuga ngo indwara yanjye, mu gihe wanihaga wabanga indwara yanjye, iryo jambo ndarisenye. Indwara ni iya Satani, indwara ni iya Satani, nta ndwara yawe ufite, iyo ndwara ni iya Satani ntabwo ari iyawe. Hari abantu barwara ngo biri mu bushake bw'Imana, Imana ntiteza indwara. Hari abandi bahomba ngo bari mu bihano, Imana ntihombya abantu ahubwo irabahombora. Imana ntabwo iteza indwara ahubwo ikiza indwara. Hari abantu bahura n'ibibazo ngo biri mu bushake bw'Imana, Imana ntabwo iteza ibibazo. Hari abantu baba banebwe bakanga gukora ngo Imana yababujije gukora. Imana ntibuza abantu gukora, iravuga ngo abakiranutsi tuzatungwa n'ibyiza byo mu mirimo y'amaboko yacu. Iravuga ngo icyo umukiranutsi azakora kizaba cyiza. Hari abantu batandukana bakavuga ngo ingo zabo ntizubatswe n'Imana. Hari abagore batabagabo bakagenda babesha ngo abagabo ntibabahawe n'Imana. Hari abagabo b'ibigoryi batabagore babo bakajya kwa maraya bavuga ngo abagore ntibari mu bushake bw'Imana. Ubyara bwa mbere bwari ubushake bw'Imana, ubyara kabiri bwari mu bushake bw'Imana, umubwira ngo sheri bwari mu bushake bw'Imana, wangiza ubusugi bwe bwari mu bushake bw'Imana. Reka mbabwire, umubibyi yabibye amasaka agiye kubagara asanga hajemo urukungu, arabaza ngo mbese ko nabibye amasaka urukungu rwavuye hehe? Yesu arababwira ngo n'umwanzi wakoze icyo, burya wacuruza ukunguka, n'umwanzi waguhombeje, burya umugore yari mwiza n'umwanzi yamugutwaye, burya abana bawe bari beza n'umwanzi yamugutwaye, burya umukazana we yari mwiza, burya nyokobukwe yari mwiza, ni Satani yabateranije. Reka mpanure mu izina rya Yesu, amahoro agiye gushibuka mu masengesho, ibyishimo bigiye gushibuka, ibyariwe n'inzige bizamera mu masengesho. Kuvogerwa abadayimoni bakuvogereye ntabwo bazongera mu masengesho, agahato kazakuvaho, imitwaro baguhekesheje izakuva mu bitugu. Amasengesho birabangwa, Abiseri barasenga bari mu Egiputa ngo Imana yumva gusenga kwabo, irabango none ndahagurutse ngiye kubakura mu maboko ya Farawo. Ukeneye kuva mu maboko y'uburwayi, ukeneye kuva mu maboko y'abagome, ukeneye kuva mu maboko y'abakugambanira, ukeneye kuva mu maboko y'ubukene, ukeneye kuva mu maboko y'indwara zisimburanya, ukeneye kuva mu maboko utinzemo y'ubushomeri, ukeneye kuva mu maboko y'abagome, ukeneye kuva mu maboko y'agasuzuguro, ukeneye kuva mu maboko y'abantu ugatangiza ibyawe ugakora. Reka nkubwire, Imana yumvise kuniha k'ubwoko bwayo, irabago ndamanutse, irabago ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, noneho nimutambike, noneho nimutambike, noneho nimucamike, kuko numvise gusenga kwanyu, kuko numvise gutaka kwanyu, noneho nimucamike. Imana yumvise gusenga kwayo, iravuga noneho ndamanutse mbakize, kuko numvise agahato abanyegiputa babakoresha. Abanyegiputa barari wawe, abadayimoni barari wawe, abagome barari wawe, abantu baraterana bakakuvuga umwabaro wawe warazamutse, umwabaro wawe warazamutse, intambara yawe yabaye ndende, rwabaye uruzi rutabasha kwambuka, amahoro yagushizemo, ibyo kurya byawe n'amarira. Reka nkuhanurire, kurira ntacyo byakora. Fata amasengesho y'iminsi 3, iyo ntambara urayinesha. Fata amasengesho y'iminsi 2, iyo ntambara urayinesha. Senga uri mu nzira,
senga uri mu kazi, senga ujyanye abana ku ishuri, senga uri mu rugo, ahantu hose bwira Imana vuga ngo Mana urashoboye, Mana uteye ubwoba, Mana ahindura ibintu. Amasengesho ahindura ibintu, amasengesho ahindura ibintu, amasengesho agera aho tutagera, amasengesho aradutinyura, amasengesho aradushoboza, amasengesho akora ibikomeye, amasengesho aranyeganyeza, amasengesho ararandura, amasengesho aravuga, amasengesho akora ku bantu bakaza kukureba. Nimwakira imbaraga, nimwakira imbaraga, imbaraga z'amasengesho. Niki Satani yatwaye mu bantu muri ino minsi? Yabambuye gusenga basigira kuvuga. Abantu bafite ishyari, yabambuye gusenga basigira ishyari, yabambuye gusenga basigira amagambo, yabambuye gusenga basigira inzangano, yabambuye gusenga basigira umururumba, yabambuye gusenga abasigira kumenya abakijijwe n'abadani. Fata amasengesho, dusenga Imana. Ndifuza gusenga Imana. Iri jambo ry'Imana urasabwa kongera ukaryumva, ukongera ukarisubiramo. Ejo muzabona iri jambo kuri The Vibe TV. Uzarihereze bagenzi bawe. Haleluya. Uzarihereze bagenzi bawe. Iri jambo usaba kwikonegita mu masengesho. Nta handi turwanira, nta handi turwanira. Itorero ni mufata amasengesho, abashumba mufata amasengesho, abanyamwuka mufata amasengesho. Musenge, musengere igihugu, musengere itorero, musengere imiryango yanyu, musaba ukuboko kwiza kumugisha. Imana izabumvira mu ijoro, izazana impemburo. Uwo yahamagaye yaramuhamagaye, uwo yasize yaramusize, uwo yatoranije yaramutoranije. Nyagasani Imana iri mu ijoro, kumugisha iri jambo nirigira ububasha kubaryumvisha. Abantu nibatinyuka amasengesho, abarwayi nibakire kubwira ijambo, abafite ibibazo nibirangire kubwira ijambo, abafite intambara nizikemuke kubwira ijambo. Abantu batinyuke kwiyiriza ubusa, abantu batinyuke kuvugana n'Imana, abantu binjire mu mbaraga, bumva Imana ku manywa na nijoro, abantu binjire mu bushake bw'Imana, kuko abantu bawe baguye Imana bakayoba, bakarwana intambara z'umubiri, bakarwana intambara z'umubiri, bakarwana intambara z'ishyari, bakarwana intambara z'inzangano. Buri muntu wese ndamusengeye umutinyura amasengesho. Mu masengesho inzugi zirafunguka, mu masengesho indwara zizakira, mu masengesho ibyo bazakora bizaba byiza. Ndatura kw'imbaraga z'amasengesho zigiye kubaka ibyo Satani yafunze, zigiye gufungura inzugi kandi zigiye guhuza abantu n'Imana. Iri jambo riherekeze le passage ene tutwa drere ene fire zotatai bli in the hall. Hallelujah. Abarwayi bakire, ibintu byapfuye bizuke. Dufate mpiri imbaraga z'abadayimoni zirwanya itorero, dufate mpiri imbaraga z'abadayimoni zisebya abakozi b'Imana, dufate mpiri imbaraga z'abadayimoni zifunga imihamagaro, dufate mpiri imbaraga z'abadayimoni ziteza umwiryane, ziteza kutumva, ziteza kutamenya ubushake bw'Imana. Dufate mpiri inzangano ziri mu murimo w'Imana. Abantu bahuza umutima, bubaka insengero nziza, bubaka imihamagaro myiza, abantu bakorere mu bumwe. Haleluya. Kuko hari ubumwe, haba hari Imana, haba hari ibyishimo, haba hari umwuka wera. Iri sengesho ndarisenze nirikize indwara kuri uyu muntu urwaye. Iri sengesho ndarisenze niritinyura abantu bafite ubwoba. Iri sengesho ndarisenze nirirema abanyamasengesho, nirizamura abanyamwuka, nirihindura ibintu. Abantu bazafata amasengesho umunsi w'ejo bumvise iri jambo, uzabereke yuko uyu wari umunsi wo gutangira amasengesho. Abayashoje bumvise iri jambo, Mwami ibyo basenye niba byakira, abantu basenge. Kuko twumvise yuko Estheri yari umwamikazi, aravuga ngo we nta kindi kintu yakora. Abwira abantu ko bagomba gusenga akagira feva. Abantu basenge bagire feva, ibyo bakoze bibe byiza, aho bageze bahahurire n'Imana. Dukuyeho abanzi b'uburyo bwose, duhagaritse intambara z'abadayimoni, duhagaritse intambara z'ishyari, duteguye imitego abadayimoni bateze, dufunze inzugi abadayimoni bakinguye. Reka twature ko ejo ibintu bizagenda neza. Ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya ibi byabuze bizaboneka mu mbaraga z'amasengesho. Ibidashoboka bizashoboka. Ndasenze aba bari mu gahinda, aba bari mu mubabaro, aba bataryama, mu mbaraga z'amasengesho
nejeje uburiri bwabo, nejeje ibyo bisasira n'ibyo biyorosa. Izi ndwara z'abadayimoni ziri mu magufwa, ziri mu bitekerezo, mu izina rya Yesu ndakubise hasi, ndasenye, ndaranduye. Lole parazan enedo de gri losesi inihai detelebo enehor. Ndatura gukira, ndatura kubohoka. Abafite ubwoba bwo kubaho mu masengesho ndabasengeye, muri aka kanya ndabasengeye. Imana ibeshaho abakene, ibeshaho abanyembaraga, ibeshaho abami n'ibikomangoma, nabibakingurira inzugi. Aba babona imiryango ifunze, ndatura gufunguka kw'imiryango. Abo ubuzima bwahagaze, ndatangaje ko ejo habo hazaba heza. Abicaye ku gatebe k'ubukene, abicaye ku gatebe k'ubushomeri, abafite umubabaro, abari mu mazu y'imbohe, abagore b'abapfakazi, abana b'imfubyi, abafite intimba n'umubabaro, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Imana igira icyo ikora, niko ijambo ryambwiye ngo niyo igira icyo ikora ikakirema. Ola pi enedodo anihai desrelhai detepo enehorigi, ikagikomeza, ikagihereza umuntu mu izina rya Yesu. Abizera bahure n'Imana, abanyamasengesho bahure n'Imana, abahamagawe n'Imana bahure n'Imana, abayobozi b'iki gihugu bahure n'Imana mu izina rya Yesu. Abari mu mahanga bahure n'Imana, abazumvira ijambo batinyuka amasengesho bahure n'imbaraga z'amasengesho, buzura imbaraga, buzura amavuta, buzura ibyishimo, buzura amahoro, bagere ku rugero Imana ibashakaho. Humugishira ijambo, uriherekeresha imirimo n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.